mbese waba umaze iminsi ushaka mudasobwa nziza y'akataraboneka ukaba warabuze aho wayikura? Tubahaye ikaze muri CGS Company Tech Limited. Ducuruza kompyuta za desktop z'amoko yose, screen za desktop z'amoko yose, hard disk za desktop na laptop z'ingano zitandukanye, RAM nziza za desktop na laptop z'amoko yose, laptop zigezweho mu ngeri zitandukanye, disk nziza zigezweho za laptop, SSD M1 ndetse na M2. Akarusho muri CGS Company Tech Limited tugurisha okaziyo n'ibishya kandi tukabikora igihe byapfuye. Wifuza kugura igikoresho cya elektronike wacu cyangwa wifuza kugikoresha, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0785334881 cyangwa se 0788914174. Dukorera mu mujyi imbere y'isoko rya Nyarugenge. Ni karibu sana muri CGS Company Tech Limited. Wamenye iwacu ahora turatira abandi. CGS Company Tech Limited, igisubizo cya kompyuta nziza ndetse na accessoires zazo kandi biri ku giciro cyiza. तुगारुकिye hano sasa टाइम पे यहाँ kera cyane बारामूला में ahangaha muri Baramura मैथ्स के टीचर हुआ करते थे. hari umwarimu wari uhatuye. Uwo mwarimu akaba yarigishaga imibare. संडे का दिन था. hari muri weekendi मास्टर साहब ubwo mwarimu Sahabu yari ari gufata ibya saa sita हल्के इकलौते yicaranye n'umugore we ndetse n'umwana we w'umuhungu. तभी nyuma तीन जीप भरकर आर्मी वाले आए. haje imodoka z'amajipo eshatu za gisirikari ziza zije kureba Master Sahibu. Ari kubibwira umusore wacu Karitiki Sharuma, ari kumuganirira. मास्टर साहब को baraje batwara nabi Master Sahibu, उनके बीवी और बच्चे के सामने घसीटते हुए लेके चले. bamutwara bamusuzuguye imbere y'umwana we ndetse n'umugore we. N'abasirikari baje kumufata, akabivuga karushaho kubabara. ना कोई सर्च वारंट. bari kuza kumufata nda n'igipapuro bari bafite byibuze cyo kuvuga ngo dore tuje kugufata bitewe nuko itegeko ryatanzwe. Oya, baraje bamutwara ngingegera itereye aho. ना कोई FIR. Nda kirego bigeze bamushiraho, ना ही कोई क्राइम. nda n'ubwicanyi yari yakoze ku buryo bari kuza ngo bamutware kuriya. Hey! Karitiki Sharuma arabyumva. 3-4 दिन तक तो Iminsi ine yose क्या था पता ही नहीं. nta muntu n'umwe uza uwo mwarimu bari bamutwaye. Umwarimu Sahibu nta muntu n'umwe uzandu bari bamutwaye. Papa warabyumva na wari hasi. Yo, umugore we अच्छा ndetse n'umwana we w'umuhungu ठीक है. हर bagiye buri hamwe bari gushakisha. आर्मी बेस पे जाके Baje ku masitasiyo atandukanye ariko nta kintu na kimwe bigeze babona. Baramushatse baramubura. Kwa kundi bagufunga n'umuryango wawe ndumenya ahantu bagufungiye. रैम की भीख मांगते रहे. Twaratakambye dusaba imbabazi, dukora ibishoboka byose ariko ndawe twabonye. फाइनली Nyuma na nyuma बाहर hashize iminsi 11 एक नदी के किनारे मास्टर साहब की लाश umurambo wa mwarimu Sahibu waje kugaragara iruhande rw'umugezi, मिली. yishwe kandi ababajwe cyane. Uyakarushaho kubabara. जानते हो बच्चा कौन था? Waba uzi uwo mwana uwo ari we? Uwo mwana wiciwe se kandi se bakamwica bamubabaje, uwo mwana uzi uwo ari we? Arabaza Kapiteni Sharuma. Uwo mwana ni wowe? Uyaraseka. Ni wowe nahise mbimenya.
ऐसे ही किसी जुर्म के लिए आपको सेना मेडल मिल रहा था ना सर? wari ugiye gutsindira umudari wa sina bitewe n'uko hari ibintu wakoze abantu bakaba bagufata nk'indwari. बहादुर के लिए मिलने वाला था. Oya nje mfite umutima ukomeye, ibyo uwo mudari nari ngiye guhabwa nari ngukwiriye. Uyu aramuseka. खाक बहादुरी. Ufite umutima ukomeye, ibyo simbyemera. Umva amagambo y'umugabo. 10-10 मिलके एक को पकड़ के रखते हो. Muri kuza gufata umuyobozi wacu mwari abasirikari 10, ntabwo wari wenyine. खुद को बहादुर कहते हो. Ni gute wavuga ko ufite umutima ukomeye ntuzongere kubitekereza na gato? Uyu aramwitegereza. हम हैं. Ahubwo wakavuze ngo dufite umutima ukomeye, ntukongere kuvuga ngo ufite umutima ukomeye kandi uzi neza yuko umuyobozi wacu muri kuza kumufata mwaje muri abasirikari 10. Ndibakagusingize rero ngo bavuge ngo ufite umutima ukomeye wenyine, mwaje muri abasirikari 10. Kigabo kirano kirasa n'ikimuca amazi. खैर बहादुरी से याद आया. Hagati aho rero gira kandi wanyibutsa. बहुत बहादुर है सर. Umaze kuvuga ku byo kuba ufite umutima ukomeye mbita nibuka yuko na mama wawe nawe afite umutima ukomeye. Iki kigabo banza cyamaze kumenya mama wa Karitiki Sharuma. भर मीडिया वाले घर के बाहर Nabonye abanyamakuru bari gutangaza amakuru. रस से मस्ती. Mama wawe ntabwo yigeza papa ubwo namubonaga nta n'ubwoba yari afite akimara kumenya neza yuko washimuswe. अल्लाह ताला के फजल से Yarahagaze kandi asa n'ufite icyizere, yizeye Imana ye. रखड़ में हमारे बहुत जान पहचान वाले हैं सर. Kandi wa musore we ndagira ngo ngubwire akantu gato, hari ahantu mama wawe atuye dufiteyo inshuti nyinshi cyane, और वो सब kandi izo nshuti zacu zose सर्जन की गिरफ्तारी को लेकर zababajwe nuko umuyobozi wacu mwamufashe mukamufunga. Isaha n'isaha tubishaka twazoherezayo mukore ibishoboka byose, mufate abantu bose bakora ibintu byo gukanika bari mu gace ka Kashmiri. Turifuza kubabaza tumenye ngo iyi modoka ninde wayibagejejeho. वारंट नहीं कुछ नहीं. We iyi modoka ninde wayikoze, dushaka kumenya umuntu wayizanye mukayikanika. Bakimara kubafata sasa, abagabo bose bakimara gutanga itegeko bahise babafata. कैसे उठा सकते हो आप हमको? ये कानून के खिलाफ है सर, आप उल्लंघन कर रहे हैं. We ntabwo mwemerewe kutuzana hano, nta n'ikintu na kimwe kiranga yuko twemerewe gufatwa. Ubundi twakwizera gute ko muri abatundi tundu duto birangira bapakiye ibyo bapakira ubundi baragenda? चेहरा पहचान सकते हैं. Uribuka umuntu waguhaye akazi? Uramwibuka? माइन पुलिस स्टेशन से एक फोटो आई है. Nyakubahwa, hari ifoto dufite kano kanya iturutse kuri Mahim Police Station muri Punjabi y'umuntu wari uri gukekwa kashobora kuba yaribye imodoka akayigurisha muri Kashmir. ये देखिए सर, Iyo foto bahise bayitwohereza. इसका Dore ifoto babohereje sasa. जलालुद्दीन Uyu musore bamwita Jalaluddin Ansari. अंसारी. इसके फादर का नाम है शमसुद्दीन. Papa we akaba ari umuyobozi ukomeye cyane bamwita Abahinde. Siko turamuzi. और जो बायोलॉजिकल बंगाल में बैठा है ना, Ndetse tuzi ibikorwa bibi byose ugenda ukora. के घर में कितने इलीगल रोहिंग्यास हैं. Usigaye utuye no mu nzu ya Sko. में मुझे Ubu ngubu wasubiye muri Bengali nyuma y'uko umaze igihe gito uvuye muri Kashmir. तो चल जो पता Ngaho rero tubwire buri kimwe uzi muri Kashmir, फटाफट बता. utubwire n'ibyo bwa mbere uri guhura n'umugabo bita Moyini. Atangiye kwemera icyaha sasa. Uyu niwe wafashe imodoka ayigurisha muri Kashmir. Ayigurishije muri Kashmir, ayigurisha umugabo bita Moyini. पहला बार मुर्शिदाबाद के जामत में Bwa mbere mbura n'uwo mugabo twahuriye muri Murshidadi मिला था साहब. na modoka. भाई है Moyini neza mubyibuke neza uwari utwaye ya modoka tugitangira filime, harimo utwana duto ndetse n'umudamu utwite, neza niwe yayigurishije. Kandi twamaze kubibona neza, uyu mugabo Moyini niwe wahise apakira Karitiki ndetse DC yabaga ari gusenga. Okay. Mana mfasha. We have chest number 80. Undi watsinze ni nimero 80, anariwe wa nyuma. The day. Nimero 80 niwe watsinze kandi ni nawe wa nyuma. Abandi basigaye mwese mugiye gusubira iwanyu mutahe. Bitabiraga ikizamini ari benshi. Dore Karitiki ngaratsindwa, mugenzi w'agatsinda. Mbibutse Karitiki yakundaga kwikina akavuga ngo nje kino kizamini nagitsinda, bitansabye kwiga cyangwa kwitegura.
dore ngaragikora inshuro ya mbere bikarangira atsinzwe. अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, we mwese murabizi neza muzi Amitabh Bachchan, muzi Shahrukh Khan, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम एंड राहुल द्रविड़. bakinye filime nyinshi zigiye zitandukanye. They all were rejected at SSB. Ariko mumenye neza yuko nubwo mwirukanwe muri kino kizamini ndabwo bivuze gucika indege, muzongere mugerageze cyane ko nabo bakinyi ba filime tubabwiye bagaragaje imyaka myinshi ku SSB. Ni ikizamini cya nyuma cyagombaga kumugira umusirikari. Dore ngarataha mbibutsa akazi ko muri California yari yaragahagaritse. Ndibyatinze dore mushuti we ngarakomeza imbere Karitika agasubira mu rugo iwabo. Bas साल भोपाल में मेरे पूरे बैच को उठा के फेंक. atangira kwibuka mushuti we ari kumubwira ati umwaka utaha, umwaka ushize sorry, mu gace bise Bhopal njyewe n'ikipe yanjye twese baratwirukanye dutsinzwe iki kizamini. Mbibutse uyu musore yahuraga avuga yuko niyo atakwitegura iki kizamini yagitsinda, dore ngo biramukomerana. Bas umusore yaratashe agaruka mu rugo. Papa sasa vayo, dore papa ntabwo papa yifuzaga ko uyu musore w'umusirikari mubyibuke neza banyita Karitika Sharma. Vuga cyane Karitika Sharma, ntabwo turi kukumva. Umva abandi banyeshuri sasa ngo barahita bamunyuzura. कार्तिक शर्मा banyita Karitika Sharma, ntabwo turi kukumva. banyita Karitika Sharma. Ujinya papa we baramurashe. Duhita dukomeza na episode ya gatatu. Nda bintu byinshi, nda bintu byo gutinda, mudasobwa mugasobanuye ndahari, mbari amayoberane nayo. Komi number 1 ubundi tugeze kuri action gusa. Igikorwa mwicare mutuze mu gisi ndahari wese. Duhita dukomeza.